Yes, nizere ko umeze neza cyane wese mu Peak Official tukatubana umunsi ku munsi makuru atandukanye hano hose abahereye mu bice bitandukanye mve ko tugusukije cyane. Ni muri mushya kuri subscribe like na comment tutubana 5 kuri 5 ni mu nkuru utasanga handi ni mu bucukumbuzi ni ibintu utarumva. Kirago abantu tubana umunsi ku munsi mugenda mubibona kabisa ko tubahereza ibintu bifatika. Peak rero turakwakirira none. Murakoze cyane kiza gihari nuko twari tumaze kubwira abantu ko tugiye gukomerezaho kino kiganiro. Yego. Turagikomereza cyo twari turi kuvuga mu kanya cya LGBTQ. Ariko isano shingiro ry'impamvu ibyo bintu bibaho twari twabiganiyeho gatoya. Yego. Bwo reka abantu bose tubasuhuza ariko tubabwira ngo hari akantu kitwa notification. Kara ka notification imaze ugakandaho bituma buri gihe iyo dushyizeho akantu tumenya ko tuhari sibyo ra yes kadutangire sabu yo barabizi nibisanzwe sawa bakore subscribe tuye tubana kabisa tubakwita ibintu bimeze neza birushe kugenda bimera fresh mu minsi yashize leta yagize gucya ihagarika insengero kira ngo urabibonye areho insengero zirenga ibihumbi 10 izigera mu bihumbi 7 zarafunzwe cyane twa twakoranye bari bambwiye uti bino bintu by'insengero ni ibintu bo badushyize mu banze ko dukora inganda ubwo ndavuga bera ntago bigeze batuma tugira ubushobozi bwo kuba twakora inganda ahubwo twiwe twaragiye twigira mu bintu by'insengero kandi insengero nkuko leta ibikomoza ikavuga ati amadini nta kintu n'ubundi muri buze gukuramo ahubwo muragenda mugatakaza amafaranga yanyu ndagira ngo kino kintu ukitubwiro nk'umuntu noneho w'inzobere ubuze n'ikijya mbere nkuko wabaradukororeje bakaduhereza ibimufata ibi mugiye mu butinganyi duhuze bino bintu. Murakoze cyane igihe ntago mbizi kubarusha namwe murabizi ahubwo mushobora kuba mutabisobanukirwa rega kumenya ikintu no kugisobanukirwa n'ibintu bibiri bitandukanye namwe murabizi ndabizi ahubwo ntago mubisobanukiwe yego ntago ngiye mbizi kubarusha urumva uri kubimbaza kubera ko nawe ubizi ahubwo ivuga ati ntago mbisobanukiwe urumva ntago ngiye nkurusha buri muntu wese bafite ubwenge ahubwo ntago tuba dusobanukiye kugero kingana n'abagenzi bacu rero turi kumwe turi kuganira harimo benshi basobanukiye no kundusha yego ariyo mpamvu mvuga ngo ahangaha ni waba umuntu wese ufite ibitekerezo bishobora kubaka societe ajya twandikira nanashimira n'abantu benshi banyandikiye harimo abahanzi harimo bose ubu ngiye guhaguruka mwese uko mwanyandikiye abantu bo kuri The Focus n'abandi tuganire sibyo yego mwese ngiye kubashaka murakoze hanyuma icyo ari muravuga rero cy'amadini urabizi ko mbere yuko amadini bayafunga twiye kubiganiraho yego urabyibuka nkubwira ngo amadini arimo propaganda politique ariko iri international iri mpuzamahanga turaza kubihuza n'ikintu cy'amashuri kubera ko ni ibintu bigendana nimba Catholique yarakoraga urusengero igakora amashuri akaba ari ibintu bigendana kugira ngo bino bintu tuze kuza kubihuza iyo bagiye gutora papa ntago bajye babaza amashuri yize wari ubizi ko batabigenderaho ntago bagendera ku mashuri papa yize nta namwe uzigira ngo bagiye gutora ngo umuyobozi mukuru w'itorero ngo bavuge ngo baragendera ku mashuri yize yego kubera ko ntawe hari buze kumujajinga kuko niwe nyiri iryo torero ahubwo nyuma twumva harimo abitwa ngo ba dogiteri abaposo bagiye babyiga nyuma ariko babirimo abize theology ibyo bita theologia bakagenda bakiga theology ariko bari muri iryo yobokamana yego iyobokamana ntago numva ko ari ikintu wajya kwiga mu ishuri sinzi ko iyobokamana ni ikintu waga mu ishuri nyine ubitekereje urumva nawe urabizi ariko uri bubyumvu nabyemere ko iyobokamana ari ikintu ugomba kugirira degree ariko iyobokamana ni ikintu wakwiga mu ishuri ariko barabyiga oya nyine ndi kubaza abantu bose badukurikiye icyo ni ikibazo ngira ngo nabo bibaze iyobokamana ni ikintu wajya kwiga mu ishuri umuntu akaguha impamyabumenyi ese uwo nguwo uguhaye impamyabumenyi ko byabyumvikana ko kurusha ubumenyi ku Mana ngo atari ushinga urusengero kuko reba kwigisha iyobokamana byumvikana ko kurusha ubwenge kwiyobokamana akurusha kumenya Imana uko yakwigishije kuyoboka Imana byumvikana ko ari wakabaye rube nyiri urusengero icyo kimwe turi kucyumvikana yego noneho ngo wakwigisha iyobokamana we nta nubwo noneho yemereye iyobokamana kwigisha uwo ngo kwigisha iyobokamana uko urumva agiye kwiga theology uyiga ku muntu uri kwishakira umugati
ku akazi ari gukora kwigisha kugira ngo azahembwe mu kigo cya leta cyigisha theology cya kigo cy'abihaye Imana cya kigo cyandi bikorera ariko bikora kurabo n'umugati ntago kwigisha Imana kuko ari ibintu bimuri mu mutima ntago yaguha ubumenyi washaka yaguha ubumenyi bushingiye ku bwishyira hawe niba arishyuwe n'abazagwa n'ubumenyi bubi niba arishyuwe neza azagerageza sinzi icyo kintu noneho niba navuze nti hari akantu gishobora kuzamvuga kagasaba kukumva ari uko byagutwaye umwanya munini kuko uzayumva ari nk'ibintu bisanzwe umva ari ibintu bisanzwe ufite ariko si ibintu ko numva bisanzwe impamvu bisanzwe ni kubera kutarabisobanukirwa n'ibisobanukirwa uzamenya impamvu ibyo bintu bidasanzwe so iyobokamana yo mu Rwanda baje gufunga amatorero kuko nkuko bivuze yego leta y'u Rwanda yafunze amatorero ariko atujuje ibisabwa nicyo kintu numva nibuka ntago ari amatorero yose yego hari amadini amwe na Perezida wa Repubulika His Excellency Paul Kagame yavuze ngo hari amadini nanjye naje nsanga yandi ndumva iryo speech nayumvise ariko hari nandi y'inzaduka y'abatekamitwe yaje kwiba amafaranga y'abaturage bigeraho navuga ati abo ngabo ayo mafaranga dushobora kuzajya tuyagabana kugira ngo twongere tuyasubize muri abaturage mwayibye ariko nka Perezida wa Repubulika ntago numva ko wari wo mwanzuro mwiza we yakora n'umwanzuro mwiza kuba koko bimwe mu matorero harimo yahagaritswe abantu bayasengeragamo bambabarire nta ruhare nagezemo kuranga ahagarara ariko nanjye mbaye ndi Perezida nayahagarika amahirwe nuko njye ntari Perezida nta kintu cya mbere kibabaje nko kuba abasore 100 bashobora kwifata bagakora korali y'urusengero bagakora itorero ry'urusengero bakaririmba umwaka wa mbere imyaka 2 imyaka 3 imyaka 5 bakiririmbira urusengero bagitegereje impano n'amaturo bakaba babanije badashobora kwifata mu gihe cy'imyaka 5 ngo batekereze gukora uruganda rw'urusengero nta kintu kibabaje nko kuba abantu b'urubyiruko barenga 100 bari kuririmba muri korali y'urusengero zirandirimbo baririmbira Imana z'urusengero badashobora kwifata ngo bavuge ngo tugira umurima w'urusengero duhinga wo gufasha abakene tugira umurima w'urusengero duhingamo wo kwitunga uko bagiye kujya kuririmba bakaririmba ariko bavuye gukora icyo kintu kucyumva bakaririmba ariko bavuye gukora bararirimba koko bikaba n'umwuga nibyo bakanakora n'ibindi batunga nibyo ariko kuki batanaririmba uko babasha guteza imbere impano yo kugira ngo twese tubumve tunakunda amajwi yabo bakabigira n'umwuga abasha kubegura bikorwa n'abake Israel Mbonye ari buririmbe ari negahunga ari urimbira Imana ariko acuruze Israel Mbonye ni Nasiri na Yesu acuruze miliyoni yinjire ariko abo ni abantu bake wa muntu umwe nkubwiye ku 100 icyo kintu kucyumva kene ari nkawe izo nsengero zitagira inama abantu bazisengeramo gukora business bakareka gutwara amaturo y'abaturage wazireka ayo maturo dusanga tutayafite hano hafi twebwe amaturo turi buze gusanga namara gutunganywa yose arajya Vatikani Pentecost amaturo namara gutunganywa yose agenwa muri Amerika babone kugendera umushumba asigarana Restoration Church namara gutunganywa yose aragenwa kuri the beauty of that church abubatse urwo rusengero American propagandist icyo kintu kucyumva byose no biri buze kujya icyo kintu umva giye nabikora hiki mu magambo nakubwira kugira ngo ubyumve mu buryo bwumvikana ibyo bintu umva bitababaje koko ari nkaho uri Perezida wakuriye wareka izo nsengero zigakomeza zikahaba abantu bose bakabasonga rere bakaza bagira iminsi ngo kudakora biratangaza kujyanwa ngo twebwe rwose ngo kwa 6 dukora umuganda kubera ko isabato tutangira kwa 5 Yesu ugeze agira isabato ryari ko bitabo twese tubisoma Bibiliya ngo tuzisoma niyo wabonye Yesu agira isabato akaruhuka ntakore kandi niba bakurikira ibya Yesu yabigishije cyangwa abasiramu bakurikira ibyo bigishwe na Muhammad Imana Muhammad n'umugisha na Yesu Imana imworohereze ni hehe wabonye harimo ko hari umunsi wabayeho izo ntumwa z'Imana zitigeze zikora jya kuri Mose jye kuri Aburahamu ni hehe wabonye yagize umunsi wo kudakora Imana arababwiye ngo insengero zanjye ziri muri mwebwe
nese umuntu abyutse mu gitondo agasenga ari we mu rugo ngo Mana kuko ubwo yaburaye ndagusabye Imana nyagasani rwose ifunguro ridutungura idero nuko Yesu yabitwigishije ari kurisaba aho ngaho ari kurisabira ni mu rusengero kucyumva ko agira ngo Imana nijya kumwumva ahere saa 12 z'umunsi w'ejo anagera izindi atigeze agira ikintu kimwe akora ngo nuko ngo yaragiye gusenga ibyo nka wabishyikira mu gihugu nk'iki ngiki kiri mu bukene bungana gutya naho umuntu no w'umukene ugasanga abantu bose bari kuza bamwesukura kambwira ngo twebwe turabashumba b'Imana twasizwe amavuta muzane ibyo bifaranga byanyu niba ari bifaranga niba ari biki ubwo buturo bwanyu mubuzane hano ejo ukahita umuntu ukabona arimo aragenda buryoheramo yamara kuryama akaza rwose yabyimbye cyane tigewe tigewe rwose utanciyeho ntabwo wabona umugisha w'iteka ahise asimbura wabwiye abantu ngo nige kuri ahise asimbura wabwiye abantu ngo nige kuri inzira n'ubugingo ntabwo uzajya kwa data atanciyeho aho ngo abantu bari buze kumwemera kubera ko ubutumwa yatanze nibwo buzageza abantu ku Mana ariko umwana w'umuntu twari turi kumwe umaze kurya amaturo ukayahaga nibwo tugiye n'ubugingo bagenzi bawe bari buze kubona ntabwo yasuze ko bufite ahubwo yari iki kuvuga ubugingo bufite abubonye so ibintu by'amatorero ni ibintu birimo scam amasengero menshi arimo scam iyobokamana ryinshi rino ryinshi rihurahuzwa ririmo scam harimo iry'ukuri harimo n'iri scam ahubwo kwisobanura ngo iry'ukuri ni irihe iri scam ni irihe bitewe n'amarangamutima abantu dufite bakujije abana babo kumva ko bagomba kwizera ibyo nabo bakuze bizera kandi ibyo bakuze bizera babibwiwe n'abari nabo kubyizera ntabwo bazi ukuri kwabyo wese mu gihe kibazo n'ahantu kiri wowe wakuze wizera ikintu kuko iwanyu babwiye ngo ukizere n'iwanyu babikubwiye ngo ubyizere ntabwo bari bazi gusoma no kwandika ariko ibyo bintu byibuka icyo gihe batari bazi gusoma no kwandika barasomerwaga bakanandikirwa bakanategekwa kumva no kumvira bakanababwira ngo ibintu by'iyobokamana ni amayobera amatagatifu bakanabwira ngo iriza ngo whole three ngo ni trinities ni ubutatu butagatifu bakanababwira kandi ngo ni amayobera amatagatifu kugira ngo uzajye kuri ibitekerezo byo gutekereza ibyo bari kukubwira ko ntago kera generation yacu y'abantu batubanjirije bigaga mpamvu navuze ngo abantu batubanjirije benshi ndabagaya hari byinshi bakaye barakoze bari kuguma ku mahame yabo bakabwira abo bantu uti mutuzaniye impapuro zo kutubwira ibyo byo mu ijuru nibyo it's okay ariko bajya kuzana iyobokamana ryano muri South Africa ryahereye muri Congo hamwe nakubwiye kuri cya kiganiro cyo kuri Dream TV ryahereye muri Congo hamwe na za virusi ryaturutse impamvu na Congo ubu ngubu nimwe mu gihugu cya mbere Congo na Nigeria bifite amatorero menshi impamvu zari bwa bukungu bashakaga bahitamo kwandika imirongo inyomoza abantu mu myumvire baravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo ariko ntabwo byabujije abanyafurika gucibwa amaboko muri Congo bari kwiba timba bino bakoramo amapine n'amagodoro n'ibindi amapine y'amanuza biriya timba biriya bameze nk'amarira y'ibiti nibyo bita timba birirwa bayikuraho kuko nibaho byari biri babo nta byari bihari ibihugu byabo ni ibihugu bitagira igihe bigira climate ihora yihindagurika no munsi amara amezi 3 hari ubukonje amara ndi mezi 3 hari ngo gashyuye gake ni ibihugu izuba rihagera ryarenze nta nubwo ariho rirasira ntagara ahantu Imana ateganyije ko hazaba abantu ariko nabikubwiye yego so rero bazanye ubukamara bavuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo nawe ukumva ko gutunga ntacyo bikumariye ukajya ngo ukavuga ngo abakire ngo ni abantu babi cyane ngo buriya ngo abakire n'abagome ugasanga abantu b'urubyiruko baricaye kuri abategeze ko bavuga ngo Imana ngo abakire ngo uriya ngo kutwiratana ngo kirani igikimana ngo bakire ariko nawe ejo yatangiye kumva cyifuza kuvuga ngo abakire n'abagome wowe gukora kugira ngo uzabe umukene nyine kuvuga ngo abakire n'abagome ngo n'abantu babi cyane noneho we ukoze nawe ugakira wamaze kwishyira muri cya cyiciro hoze uri gupredictinga mbere n'undi kuzajyamo barangije batavuga ngo umukire kujya mu bwami bw'ijuru ngo ni nko gufata ingamiya z'ukuntu ingana ngo ukayicisha mu kenge ku rushinge kugira ngo wumve ko ibintu byo gukira atari ibintu ukeneye wowe utari n'uwo kuri iyi si uri uwo mu ijuru ibyo bintu birababaje cyane ugasanga umubyeyi yaragiye afata umwana aramwishyura ishuri akora ibintu byose
akana k'akagoryi nawe kakaza mu mujyi kamara kuza mu mujyi karavuye mu cyaro bukazi ko bagurishije inka bagurishije amahene bagurishije intama iwacu intama bazitaga ibiki harya buri intama kirazwe ukuntu banazitaga ariko bazitaga ndanabyibagiwe nahaciyeho n'imyaka myinshi ugasanga iwanyu bacuruje ibintu byose noneho umwana w'umukobwa yamaze kuza cyangwa umuhungu cyangwa umusore akaza i Kigali uwo bazi ngo avuye mu cyaro afite na diplome cyangwa afite lisansi baramwishyuriye koko yarize ariko kubera ko ibintu yize nta mumaro byamare ko bitigeze bijya mu mutwe we yamara kuhagira agahita aza ejo akabahuye n'umwesikoro w'umupasiteri bakajya gusenga ku musozi ngo sinzi ngo mu isinagoge ngo sinzi mu biki ejo agahita afata ya diplome akayibika yaba amezi 3 yashira ndetse mwana wacu ko nta kintu wohereza ngo ngo mana we ngo murashaka nkora iki ngo ntabwo mwumvise ko kujya mu ijuru ngo kuko umukire ngo bigoye nko kujya kwinjira mu rushinge rw'iki nk'indogobe kwinjira mu kenye k'urushinge ntabwo muzi ko ahirwa bakene ku mitima ahubwo mwe mwaranahiriwe mwari mwarakennye kuva na kera na kare akibagirwa ko bakennye kubera we icyo ni icyambere yamara kubyibagirwa ejo bakongera kumubagara bwa kabiri avuga ata yamaze kuba nzakagendana atavuga toke gero buriya ngo mumbwira ibyo bintu by'idiplome sinzi n'ahantu bisigaye bibagiye bafite bibiliya irara ku musego jewe nta nubwo nyiri uw'iyisi genda uw'ijuru mba ndi gukorera ijuru rero mwimbwira gukorera isi uri president w'icyo gihugu wakiyobora gute cy'abantu bashaka gukorera ijuru n'isi bananiwe kuyibamo so hano haturuka ibintu by'amabandi koko ko ibyo byose ari buryo ntago ari by'icyo gitabo we nawe yashyizwe mu bantu bagomba kuribwa kuko nagomba kwakwa amaturo nose batari gukora zayakura he ari bwako icya 10 ari bwako ngo hari uwamubwiye ngo uzabona umugabo ngo yajiramo niba ari kumusomera niba ari iki ambwire ngo ngaho rero utanga icya 10 cyishimwe se ko umugabo ntaramubonera icya 10 cyishimwe undi kubera iki niba ari nakubwiye ko nshaka umugabo reka nzabanze mubone banze menye ubundi umugabo nshaka we n'umugabo tushobokanye ubone we kuza umbwira ngo byabindi nahuye sura bitarabaye sobonye umugabo n'uryoshye cya 10 cyishimwe aho sawa ariko icyo cya 10 ntago ari ikimana cyo gushima uwo wakiguha urumva ari ikimana ese imana niri kukikwaka so gaye mujye mutekereza yobokamana nyine harimo scam ku bantu bamwe n'abandi ariko harimo n'andi mayobokamana afite ishingiro ariko nayo yinjiriwe kubera ko abasataniste n'abantu bafite imbaraga nyinshi bakoresha bakabagacana hose ukiza amahirwe ukabacika ariko biraneze abantu bajya Nigeria ubwo ndavuga abapasiteri noneho ngo no muri Congo abantu nibo bakoresha imbaraga za Satani Congo na Nigeria impamvu nabikubwiye n'ubukungu nta mbaraga za Satani bakoresha nta muntu ukoresha imbaraga za Satani Satani akugerageza ukwawe nkuko agerageza mugenzi wawe ndetse ngo hari impeta ngo basige bambara bakazambara ku kaboko kagahera noneho ngo kujyo berekeza ku muntu ngahita gwa hasi ibyo bintu barabikoresha nk'ibitangaza bari gukora ariko imbaraga baragiye bagakura hari ahantu ngira ngo byarabaye ko ntago ari ibitangaza Kenny urabizi twege turi filmmaker yego je nize videography ama beautiful director nubwo ntari kubikora ama beautiful actor mfite ni filime nzajya gukora screening ejo bundi ku tariki 19 z'uko kwezi ndaza no kwishyira kuri ku mbuga zanjye filime nakinniyemo ariko imaze igihe twakinnye muri 2018 2017 nuko tutigeze tuyisohora icyo gihe sibyo ibintu byose uzabona abantu bari gukora byose biri behind babyita mise en scène mu gifaransa ni ibintu by'amabeshyo nko gukina filime abo bantu bose uzabona mu pastor yazanye hafi ya bariya bose abaye bashyize mu banda gahamagara ngo ko wowe uri akabazo karuhaga impamvu hari aho uzajya ureba neza ubone hari umuntu uhagurutse ngo ntago ari bo nguriye uriya n'uwari bubwire ko niba bivuze ngo toka Satani azi ngo arahita yinaga ahitagwa n'abakorobasi bari gukira abantu murabizi namwe ko ari amabeshyo ariko ntago muri gushaka gusobanukirwa ukuri kuko ari amabeshyo yego it is acrobatic ni ibintu by'amabeshyo biraho ni like genda mu director ndibuza gukinisha filime nagukuyemo ijisho nanagufotore n'ifoto abantu bigaragara ko ishusho nanarikuyemo nanarigaburiye n'imbwa cyangwa injangwe yaririye yego that is a video editing wowe ari bwagiye live ukareba ibyo bintu amara kubireba uzagenda uhagarare wowe batagutumiye
ugenda ujya imbere yuko ari bugukore ukagwa ntago wagwa arakugusha azafite iki unamukanze buriya kugira ngo nabyemere ko nta mbaraga bafite jyana imbunda mu rusengero wasejere ko ari muri sigari guhere pastor ni wa mbere ubwirukanga kuruta abandi yego arirukanga bose abasige babashumba araragiye arabasiga bazakiza amagara ye byazi nibaho ntago bizi so ikintu cy'amadini ntago nakivuga ibindi birenze ibyo ngibyo kuko ni ikintu utabonera formule kubera ko abantu bakibeshywe igihe kirekire abantu bakizera kubera ko abababeshye n'ababyeyi bababyaye nabo babeshywe n'abababyaye babeshywe n'ababazaniye ayo madini rero kuraho uzabone formule yo kugikemura nonaha bisaba ngo ukoreshe ubwenge bwawe mu gutekereza uhereye kuri iri jambo rivuga ngo niba wizera ko Yesu ari Imana uko benshi niko bavuga ntago basaba Imana nk'Imana basaba Yesu kandi abwiye ati mujye musaba ariko munasabe mu izina ryanjye kubera ko ubutumwa nabazaniye buva ku Mana nibwo buzabageza ku Mana ntawe uzajya kwa data ntamugejejeyo nigenzera yo kuri n'ubugingo niwe uzanye ubutumwa yari afite abagomba kububwira turi kubyumvika neza aribo bantu bari barananiranye kuva na kera kare abayahudi ari mpamvu kugeza kuri uyu munsi b'abayahudi batuye mu itongo bari no kwicara muri rya tongo ubutaka bwa Aburahamu yaguze ngo azabushyinguremo Sara Yerusalemu ni itongo naho Aburahamu yaguze ngo azashyingure umugore we yakunze imyaka myinshi wari warabuze urubyaro Sara birangira Sara abyaye rero ariko bwari ubutaka bw'itongo kuva ku bwa se wa Aburahamu witwaga Tara kugera no ku bandi hari mu itongo Yesu yahatumwe rero nk'umuntu wari uje gutumikira Imana kuri abo bayahudi bavuga nkubwiye ngo niba ushaka gutekereza neza utagende ku marangamutima y'abandi bantu ibyo bakubwiye hera kuri mutu utekereze ngo niba Yesu uzi ko ari Imana n'urugero igihe yari atwitwe mu nda ya Mariya ari urusoro ruri mu nda ya Bikira Mariya Yosefu ahora amurinda iyo Mana icyo gihe yari iri hehe tukeneye kucyumva numva nta n'ikintu nakongeraho kubirota nijoro cyane bitekerezaho nijoro n'abandi babitekereza turagushimiye cyane ikindi waba muri burenzeho duseninga uti nta kindi ndenzaho reka nitabe telefone hari umuntu wambuze ukoresha subscribe tubona 5 kuri 5 uca bless you